kandi mbashimire ubwitange mwagize. Ntabwo ibihe byatworoheye kugira ngo amasaha yanyu agende neza kubera gahunda zari ziri hariya hepfo. Murabizi yuko twari dufite gahunda y'umubatizo kandi ntago bari kwerekana abanyeshuri bacu baterekanye n'abandi hariya hepfo. Rero twahataye igihe kandi nuba bagiye kubatizwa ntago baraza. Imana rero ibaho umugisha kubwo kwihangana kwanyu. Ikindi ndashimira Imana uko yagiye ibana natwe muri aya materaniro tukaba turimo rwose mu musozo wayo. Ndabizi neza yuko iyi sabato yatubereye nziza kandi ndabizi neza ko uyu munsi hari gahunda zirimo kwihuta. Ku bantu rero twiganye tugiye kureba umupfundikizo. Gupfundikira biba bitandukanye no gucugusa ikintu urimo kugishyiramo ibintu. N'umwanya bitwara ntabwo uwo mwanya ari umwe. Kubo twagiye twigana rero tukagenda tuzamuka ingazi yo kumva icyo Imana idusaba, ndagira ngo ngusabe ukoresha imbaraga nyinshi, untize akanya gato kugira ngo aya magambo nayo yiyongere kuyo umaze iminsi wiga. Ndabizi neza ko biri bukugirire akamaro. N'abandi barimo kudukurikira bari online tubifurije sabato nziza kandi Imana iha umugisha ababyeyi baje kureba umubatizo w'abana. Uyu munsi dufite icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo nyuma yo gukizwa hakurikiraho iki. Umuntu yarababaye, umuntu Imana imuhamagaje ijambo ryayo, umuntu Imana imukanguriye kuva mu by'isi arayikurikiye, umuntu rwose yihuriye na Yesu, bahuriye mu ijambo rye. Yesu agukoreye ibitangaza, akijije umutima wawe. Ni ibiki bikurikira ku gukizwa kwawe? Ndabizi neza ko hari ijambo ry'Imana ryabyayemo umusaruro. Ndabizi neza ko hari abafashe imyanzuro myiza kandi bakiyegurira Imana nta kuryarya kurimo. Ariko se uwo murimo Imana yatangiye mu mutima wawe, kugira ngo uwo murimo ukomeze ni iki gisabwa? Nshuti zanjye, nyuma yo gukizwa hakurikiraho iki? Ngiye kubabwira ibintu bigeze kuri 7 bigomba gukurikira gukizwa kwawe. Ijambo ry'Imana ritubwira byinshi, ariko munyemerere dusenge mbere yuko twiga ijambo ry'Imana. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kubumbura ibyanditswe byera. Turabizi yuko arimwo dufite ubugingo. Turabizi yuko mu kumvira icyo ijambo ryawe rivuga tuzava mu ntege nke tugahinduka abanyambaraga. Turabizi yuko abanyuranya naryo batazagubwa neza. None ubwo tugiye kuryiga duciye bugufi. Ibirangaza byose byigizweyo mu izina rya Yesu. Imyumvire yacu yigizweyo mu izina rya Yesu. Ahubwo ubushake bwawe bwinjire mu bushake bwacu bwo gukira. Ku musozo w'aya magambo tugira amahirwe y'uko utegeka bikomerere mu buzima bwacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bibiliya muri Luka igice cya 17 hatubwira uburyo Yesu yahuye n'ababembe 10. Ahuye n'ababembe 10, yahuye n'abari mu kirorero, asanganirwa nabo. Bahagarara kure, barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire. Aba babembe 10 bari bababaye nkuko natwe mu minsi ishize twari tubabaye. Ariko Yesu ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. N'umurongo wa 14 Luka igice cya 17. Bakigenda barakira, amen. Yesu yarababwiye ngo mugende mwiyereke umutambyi. Iyo bazana ibintu byo gupinga bakavuga bati ubundi niba yashakaga kudukiza kuki atadukijije, uba twohereje mu batambyi nabo ko ari abanyantege nke, atwoherejemo ngo tumare iki? Ariko kuko Yesu iyavuze uba ugomba gukora ibyo ategetse utagiye impaka. Mu gihe Bibiliya iratubwiye ngo mu gihe bari bahagurutse bagenda barakira, umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu aramushimira. Kandi uwo nguwo we yari n'umusamariya. Yesu aramubaza ati nimwakize muri 10, ba bandi 9 bari he?
nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Kandi Yesu aramubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Abantu bakizwa ari benshi, ariko abagaruka kureba Yesu ni bake. Hari abo Imana yakijije indwara, hari abo Imana yakijije mu bibazo byari byabarenze, ariko abagomba kugaruka, abantu ubona bafite ubwuzu bwo kugaruka ni bake. Kubw'ibyo rero ikintu cya mbere kigomba gukurikira gukizwa kwawe ni ukugaruka gushima Imana. Jya ugaruka ushima Imana. Jya umenya yuko n'ibyo wasabaga Imana numara kubibona mu biganza, Imana uzongera kuyikenera. Ikintu cya mbere gikurikizwa n'umuntu wakijijwe, agaruka gushima. Nshuti zanjye, ikintu cya kabiri ni igiki? Twagiye muri Yohana igice cya 5. Yohana igice cya 5, Bibiliya imbwira neza igitekerezo cy'umuntu wari umaze imyaka 38 amugaye. Uyu yabaga ku ibaraza, ubuzima bwe bwari bwarananiranye. Yesu ahageze aramubwira ati niba ushaka gukira, ikorera uburiri bwawe. Umurwayi arabikora. Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Ndi ku murongo wa 8 w'igice cya 5 cya Yohana. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe, agira gute? Aragenda. Ubwo kandi hari ku munsi w'isabato. Bibiliya yitwereka yuko uyu muntu bamugishije impaka. Yesu yamukijije ndetse yamusabye kwikorera uburiri bwe, ariko kubera ko uyu muntu akijijwe mu buryo nyabwo, yabonye ko hari ikindi kintu agomba gukora. Nyuma yo gukizwa haba hakiri ikindi kigomba gukorwa. Ni igiki? Noneho bamugisha impaka. Bamaze kumugisha impaka, murongo wa 13, ariko uwakijijwe, murongo wa 12, baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijije ntiyamenye uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu, nyuma y'uko akiza wa muntu yaragiye na Yesu aragenda. Igihe kiragera rero, hanyuma y'ibyo murongo wa 14, Yesu amubona mu rusengero. Amen. Aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Amen. Kubabarirwa ibyaha no kugirwa inama ngo atazongera kugwa mu ishyano rya mbere, yabibwiriwe mu muhanda? Oya, nta nubwo yabibwiwe igihe Yesu yamukuraga ku kidendezi. Imana irabizi ibintu by'Imana ni etape. Hari ibyo ikubwira muhuye bwa mbere, hari ibyo ikubwira muhuye bwa kabiri, hari ibyo ikubwira muhuye bwa gatatu. Ni ikosa guhura n'Imana rimwe warangiza ukagenda ukagira ngo birakemutse. Ikintu cya kabiri kigomba kuranga umuntu, agomba kugaruka mu rusengero rw'Imana akicara. Kubera iki? Amagambo yabwiwe yicaye mu rusengero yari amagambo yo gukiza umutima, mu gihe ku kidendezi yari yakiza umubiri. Kubw'ibyo rero jya ugaruka mu nzu y'Imana. Ntukagire ikintu kigutandukanya n'inzu y'Imana. Ntukagire ibintu bikwibagiza kujyayo. Ntukemere ubunebwe kukwiriza uryamye. Jya ugerageza ube intwari. Nshuti zanjye, ikintu cya gatatu kiri muri Luka igice cya 19. Luka igice cya 19. Aha se kandi tugiye kuhabona iki? Luka 19 umurongo wa 8 hatubwira igitekerezo. Bibiliya itubwira igitekerezo cya Zakayo. Zakayo yaraje yurira igiti, rwose yuriye igiti kugira ngo abone Yesu. Arangije agaragaza ubushake ko ashaka yuko Yesu atahiwe. Ariko umurongo wa 8, maze Zakayo Yesu yageze iwe, Yesu yamaze kumukiza, Yesu ageze kwa Zakayo aratuza. Amaze gutuza, Zakayo hari icyo yagombaga gukora nyuma y'uko akijijwe. Icyo ni igiki rero? Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kangahe? 4.
yamaze gukizwa, niyo ashaka yari guceceka, ariko umuntu wamaze gukizwa hari ibyo akora. Icya mbere, agomba kugirira impuhwe abantu bababaye, kuko nawe yagiriye impuhwe n'Imana. Icya kabiri, agomba gusubiza abo yahemukiye icyubahiro yabatse, agomba gusubiza abo yibye ibyo yabibye, agomba kongera kubaka izina ry'abo yasebeje. Ntago umuntu iyo amaze kwihana akababarirwa aba agifite intambwe agomba gutera zo kwerera abantu imbuto zo gukiranuka. Nshuti zanjye, Bibiliya itubwira yuko Yesu yaramwitegereje, arangije aramubwira ngo uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari mwene nde? Ari umwana wa Aburahamu. Ijambo ry'Imana rirakomeye cyane. Nshuti zanjye, bishoboka ko iki kintu waba utakizi, ariko muri iki cyumweru niba Imana ifite icyo yakoreye ubuzima bwawe, gira icyo ukora kigaragaza yuko agakiza wakakiriye. Imana iduha umugisha. Reka nsabe binjire bwangu kugira ngo dukomeze bamaze kwicara. Iyo umuntu amaze kumenya Imana, iyo umuntu amaze kwakira ukuri kwayo, iyo ijambo ry'Imana ryatsinze umutima we, ntabwo yiyicarira gusa. Abantu benshi bazi ko umuntu iyo yakiriye agakiza ibintu biba birangiriye aho. Oya, haba hari ibindi bikorwa bigomba gukomeza, kuko ubushake bwawe iyo bwahuye n'ubushake bw'Imana, muri wowe hazamuka ubushake bwo kwitangira kuvunikira no gufasha abandi. Nshuti zanjye, Luka igice cya 8 tugiye kureba ikintu cya 4. Umuntu wamaze gukizwa ni ikihe kintu cya 4 agomba kwinjiramo kandi agomba kubwo gufashwa n'Imana gukora? Tujyane muri Luka igice cya 8. Luka igice cya 8 tuhabwirwa igitekerezo gikomeye, amagambo akomeye ari ku murongo wa 38. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Bibiliya itubwira ko uyu muntu Yesu yirukanyemo abadayimoni yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Kuba mu mva byerekana ko ubuzima bwe bwari bwerekeranye n'ingaruka z'ibibi, ingaruka z'icyaha. Nshuti zanjye, uyu muntu bamuzirikaga imigozi akayicagagura. Mu magambo make, nta tegeko na rimwe ryari kuboneka ryagombaga kumuzirika. Bishoboka ko nawe wari umuntu udafite itegeko ry'ababyeyi ryakuzirika, udafite itegeko ryo mu nzu y'Imana ryakuzirika. Bishoboka ko wari umuntu udafite itegeko ry'ubunyangamugayo ryakuzirika. Ariko twihuta, ni iki cyabaye? Yesu akiza uyu muntu. Amaze kumukiza, Bibiliya ivuga yuko abadayimoni bamuvuyemo ndetse bajya mu ngurube. Abungeri b'izo ngurube babibonye barumirwa, barahaguruka bajya kubireba. Baje basanga wa muntu Yesu yakijije, uwo muntu wavanywemo abadayimoni, hari ibintu bitatu byamurangaga. Nshuti zanjye, ibi bintu bitatu byamurangaga nawe ubwawe ndabikwifurije. Icya mbere, abadayimoni bamaze kumuvamo, Bibiliya iravuga ngo yari yicaye ku birenge bya Yesu. Ndabakangurira cyane, niba hari icyo Imana yakoze mu buzima bwanyu, ndabakangurira kwicara ku birenge bya Yesu. Icya kabiri kandi, Bibiliya mfite ariyo mufite iratubwira ngo yari yambaye noneho. Amen. Kera nta kintu yagiraga yambara, ariko noneho yari yambaye. Bibiliya ivuga ko ikindi kintu cya gatatu Yesu yari yahaye uyu muntu wakuwemo abadayimoni. Bibiliya iravuga ngo yari azi ubwenge nk'abandi.
abantu babonye ibyo bintu bitatu baratinya. Hari abantu bari bakuzi mu buzima bubi, hari abantu bari bakuzi mu mico ipfuye, hari abantu bari bakuzi nk'umuntu udafite icyerekezo, ariko kubwo kwicara ku birenge bya Yesu, kubwo kwambikwa na Yesu, kubwo kumenya ubwenge bw'abakiranutsi, abantu bazakureba batinye, bamenye ko hari icyo Imana yakoze. Uyu muntu rero amaze gukizwa abadayimoni, nta kindi Yesu yakoze, Yesu yaramuretse. Buriya hari igihe Imana igukiza yarangiza ikakureka ngo irebe reaction yawe, kubera ko Imana yacu ni Imana y'urukundo, nta muntu ihata ku gitugu. Icyo Imana yakoze rero ni kimwe, Yesu arangije aramureka, aramwitegereza aramureka. Bibiliya ivuga ngo iki rero, umurongo wa 38, abantu bo muri ako gace babonye ukuntu umuntu akize, birukanye Yesu mu kirorero cyabo, baramubwira batumva, wa mugabo we, bizinesi yacu y'ingurube yari dutunze, none ukijije umuntu umwe, umugana w'ingurube ugiye mu nyanja. Biravuze ngo uko uzaza ukiza umuntu tuzaza duhomba, tubabarire tuvire mu kirorero ugende. Hari abantu benshi Imana yinjira mu miryango yabo iciye mu mitima y'abana babo, barangiza bagahita bavuga bati uyu mwana namwitumiraga itabi, namwitumiraga inzoga, uyu mwana wanjye najyaga mwifashisha mu bupagani bwanjye. Yesu aho kugira ngo amugumane, Yesu tukwirukanye mu kirorero cyacu. Uyu muntu wari umaze gukira wakuwemo abadayimoni, abonye abantu bose bo muri karitsiye birukanye Yesu, abona hari ikintu akwiriye gukora. Bibiliya iravuga ngo umurongo wa 38, Luka igice cya 8, n'uwo muntu wavanywemo abadayimoni amwingingira kujyana nawe, ariko Yesu aramusezerera ati, witahire ujye iwawe ubatekerereze iby'Imana igukoreye byose. Arangije yakurikiye Yesu? Oya, ahubwo yaratashye, aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose, abyogeza mu mudugudu wose. Hari ibintu Yesu yagerageje gukora iwanyu birananirana, arimo arashaka guca muri wowe kugira ngo abe ari wowe uzabibasha. Kubw'ibyo rero iki kintu cya kane gikomeye umuntu wamaze kwakira Kristo, wamaze gukizwa, agomba gukora ni ukugaragariza Yesu ubushake bw'uko bajyana. Garagariza Imana ubushake ufite, Imana nayo izagukoresha. Imana ishobora kuzemera yuko uyivugira mu ruhame nk'uku, cyangwa se Imana ikemera yuko mu muryango wawe wera imbuto zo gukiranuka, abantu bakazaza bitegereza ubuhamya bwawe, barangiza ibyo Yesu yananiwe gukora iwanyu kubera ko bafunze umutwe, Yesu arashaka guca mu buzima bwawe akabikora iwanyu. Ariko abantu benshi bamara kubatizwa, bamara kwinjira mu gakiza, barangiza bagahita bavuga bati ubu imibereho ya kera yararangiye, ubu nahindutse. Iyo uhindutse icyaremwe gishya ntago bigumiraho. Uruhinja ruramutse rutonyejwe rwamara iminsi nk'itatu cyangwa 4 rugapfa. Niyo mpamvu umubyeyi uko umwana agenda akura niko agabanya inshuro yagiraga gute, yamwonsaga, kuko umwana atangira kumenyera noneho kwihigira ibyanditswe. Bantu mwabatijwe ubu muri impinja, itorero rigomba kubonsa, ariko uko mugenda mukura muzagera ku rwego namwe mwicukumburira mu byanditswe byera. Nshuti zanjye, ni igice cya 5 kiranga umuntu wakijijwe. Ni igice umuntu wakijijwe aba agomba gukora. Ni ngicyo ibyo turimo kwiga. Ikintu cya 5 nta kindi, Mariko igice cya 2. Turimo turareba urugendo rwo guhura na Yesu twararukoze. Yesu yaradukijije, amaze kudukiza ni igiki gikurikira tumaze gukizwa. Mariko igice cya 2 hari igitekerezo gikomeye. Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Yesu yahuye n'aba bantu, haza abantu 4 bahetse ikirema,
ariko babuze uko bamwitegereza, kuko abantu bari bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu, barangije bamaze kuhapfumura bamanuramo ya ngobyi bari bamuhetsemo. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ikintu cyabaye ni kimwe, uyu muntu yakize bitewe no kwizera kw'abari bamuhetse. Nshaka kuvuga ngo toranya neza abantu muzagendana mu rugendo rw'iby'umwuka. Abo bantu baguhetse kwizera kwabo bafite ububasha bwo gusakambura inzu. Icy'ingenzi ni uko ugomba gukira. Bafite ububasha bwo kwemera kuvunika. Kandi hari igihe Imana ireba abantu mugendana, ikareba abantu murwanana intambara, ikareba abantu mupfukamana mugasenga mu gihe byagucanze. Imana yareba kwizera kw'abo bantu, yarangiza ikaguha igisubizo icyo ubabaye. Kubw'ibyo rero nujya gutoranya abantu bazaguheka mu kibazo runaka, ntuzisondeke, toranya abantu b'Imana. Ikintu cyabaye rero, abo bantu barangije bamugeza imbere ya Yesu. Yesu aramukiza. Ariko ni iki Yesu yategetse iki kirema? Uyu muntu wari ikirema wakize, umurongo wa 11, Yesu arangije aravuga ngo ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Iyi ngobyi yaranukaga kuko yayimazemo igihe kirekire, kandi impamvu bayimuryamishijemo, yari arwaye igihe kirekire ku buryo umubiri we wari warangiritse, kandi iyi ngobyi ye yaranukaga. Kubw'ibyo rero inshuti nziza nizo zemeye kumwikorera muri izo ntege nke n'uwo munuko. Jya utoranya umuntu wababarana nawe kandi akumva ububabare bwawe bukaba ubwe. Ariko abanyeshuri benshi, abantu benshi batoranya inshuti zizakomana nabo amashyi ibintu byagenze neza. Ariko Bibiliya iravuga ngo ugomba gushakisha umuntu uzishimana nawe, wababara nawe akababarana nawe. Ikorera uburiri bwawe, amateka yahise aba ari ayawe, ubupagani waciyemo buba ari ubwawe. Hari ababa barwaye indwara zavuye mu byaha bakoze. Ushobora kuba urwaye sida kubera amateka yahise. Ushobora kuba urwaye umwijima kubera inzoga wanyweye ziremereye. Ushobora kuba warafunzwe ukaba ufite amateka mabi kubera ibyaha waciyemo. Ubwo rero nibwo buriri bwawe. Ubwo buriri bwawe rero bwanukaga. Iyo Yesu agukijije arakubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugire gute? Utahe. Amateka yawe ntawe uzayacikira, ariko Imana izafata ya mateka iyahindura ubuhamya. Abantu bajya bavuga bati rero tubwire, ese mbere y'uko uhinduka byari bimeze gute? Nari umunywatabi, njyewe nari umunywarumogi, ukundeba uku nari umusambanyi, nari indaya, ariko Umwami Yesu yarabimbabariye. Amen. Bizarangira abantu bamenye ko wikoreye uburiri, bamenya yuko wahuye nande? Na Yesu. Ariko ikibazo ni iki? Ko njya numva abantu benshi batsindagira ubuhamya bwa kera, ubwa vuba bukabura. Ntabwo dukwiye gufata abantu ngo tubabwire ubuhamya bw'uburyo twari indaya n'ibisambo. Tuba dukwiye no kubabwira ngo nyuma y'aho Umwami Yesu mwakiriye byagenze gutya, bigenda gutya, magingo aya nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Mfite icyizere yuko iyatangiye umurimo muri nge izagira gute? Izawusoza. Ikintu cya gatandatu umuntu wamaze gukizwa agomba gukora. Amadini yagiye yigisha abantu yuko umuntu yamaze kubatizwa biba birangiye, umuntu yamaze kugera mu idini biba birangiye, haba hakiri ibigomba gukorwa. Luka igice cya 13, tujyane bantu b'Imana. Luka igice cya 13, Yesu yihuriye n'umugore uhetamye. Uwo mugore uhetamye kandi agomba gukizwa na Yesu. Guhetama k'uyu mugore kwatumaga atajya areba hejuru ngo yubure umutwe. Umugongo we wari warabaye kurbe, urihina ku buryo yagendaga areba ubutaka. Bishoboka ko nawe iby'isi byamaze kuguhina ku buryo kumenya ko mu ijuru hari Imana bikugora, kumenya ko hazaba urubanza bikugora,
kumenya ko abakorera Imana n'abayivunikira bafite ingororano birakugora, kubera ko isi yaraguhese. Ibintu bureba ni iki? No gucungana n'utuntu tw'utuyoga, no gucungana n'utuntu tw'isi, utuntu tw'uturori tw'abapagani, umubiri, imyenda, inkweto, ku buryo abantu bemera bakanakora ibyaha ngo ibyo bintu babibone. Yesu arimo kwigisha ku munsi w'isabato, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Yesu amurambikaho ibiganza. Amaze kumurambikaho ibiganza, ni igiki cyabaye rero? Muri ako kanya ntabwo Yesu ari we wafashe amaboko ye ngo ahetamure wa mugore, hoya. Muri wa mugore habonetse imbaraga yo kuvuga ngo ubw'Imana ibivuze, reka nanjye nshyire hehe mu bikorwa. Bibiliya iravuga ngo umugore yarahagaze aragororoka. Umuntu wabatijwe nubona atagororoka mu bigendanye no kumvira ababyeyi, umuntu wabatijwe nubona atagororoka mu bigendanye no kuba umuturage mwiza w'igihugu, ukabona umuntu ni umunyadini ntagororoka mu kubana n'abaturanyi b'amahoro, ukabona umuntu ntagororoka, uzamenye ko ntago yahuye na Yesu. Iyo uhuye na Yesu wari intagondwa, asiga amavuta ku ijosi, ntiwongere kuba ubwoko butagonda iki ijosi. Ikigiye kubagaragaza umunzani wo kumenya impinduka zanyu mu biganza. Aba bayobozi bashinzwe discipline nibo bafite umunzani wanyu, kugororoka. Iyo umuntu amaze guhinduka icyaremwe gishya, Imana imurinda kuzagera mu nzu z'abagororwa, keretse aramutse atayumviye. Ubu hari abantu baraha batagorowe n'amashuri, batagorowe na gahunda, batagorowe n'ijambo ry'Imana, batigeze bagororwa na Yesu, bategereje kuzajya mu nzu y'abaki y'abagororwa. Ntuzagororerwe muri gereza. Uyu mugore yaragororotse. Amaze kugororoka, icyo ni icyambere, ahagarara yemye. Guhagarara wemye ni impano Imana iha umuntu. Umuntu ahagarara yemye iyo ntacyo yishinja. Amaze guhagarara yemye, Bibiliya iravuga ngo ikindi yakurikijeho ahimbaza Imana. Amen. Guhimbaza Imana ni ngombwa, guhagarara wemye mu byo wabatirijwe ni ngombwa, no kugororoka ni ngombwa. Kubw'ibyo rero ntabwo Imana idutegerejemo ko duhinduka abantu b'abagorozi ngo tujye tugorora abantu ku ngufu. Mu mbaraga y'ijambo ry'Imana na Yesu Kristo, Yesu afite ububasha bwo kugorora umuntu akagororoka. Nshuti zanjye, ikintu gikomeye cya karindwi umuntu wamaze gukizwa agomba gukora kandi kimugaragaza, murebe muri Bibiliya zanyu, ntabwo agomba gukwamira ahantu hamwe. Hari umuntu umara kubatizwa ukabona yakwamiye ahantu hamwe, isaha yaziraga gusenga iracyari yayindi, uko yari ateye ni kwa kundi, akavuyo yari afite karacyari kakandi, amagambo mabi n'uburakari biracyari bya bindi, ubunebwe buracyari bwa bundi. Iyo umuntu ahindutse icyaremwe gishya, Bibiliya iravuga ngo ibya kera bigize gute? Biba bishize. Iyo bishize rero utangira urugamba, utangira urugendo rwo kugenda kimwe Imana ikugejejeho, wongeraho ikindi. Kangira ikintu mbabwira, muri mwebwe hari abantu bicaye hano, muri iki cyumweru Imana yahaye gutekereza neza. Imaze kuba gutekereza neza, Imana ibamurika itoroshi mu mutima, mubona ububi bwanyu. Ntibyagarukiraho. Imana imaze kubereka ububi bwanyu, ibereka inkomoko y'ububi bwanyu, buri wese amenya aho Satani amutera aturutse. Imana irangije ikurenza indi ntambwe, ikugeza ku rwego rwo kuryama ntusinzire, ukumva urashaka Imana n'umutima wawe wose. Iyo ntambwe warayirenze. Bamwe bafata umwanzuro wo kwegurira Imana ahazaza habo, abandi bafata n'umwanzuro wo kubatizwa. Ubu rero hari ibigeragezo mwaciyemo ngo mubure kubatizwa, ariko muranesha. Ubu rero muvuye mu mazi.
Bibiliya itubwira ko Yesu amaze kubatizwa avuye mu mazi, ako kanya ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwayo n'umwanzi. Ubu mugiye kwinjira muri etape yo kugeragezwa. Umuntu ajyaza akwiyenzeho akubwira ati umva ko wabatijwe, ubuse nubwo wabatijwe ubu ngubu umuntu agutikuye we ntiwamutikura. Ubu tugiye guhura n'abantu batugerageza, abantu baza gucekinga koko twakijijwe. Ariko najya nkubwire, ntuzibombarike mu by'Imana, uzasabe Kristo aguhindura ahereye imbere. Ntuzajye kuri pressure y'abantu yo kuberera imbuto. Bibiliya igaragaza yuko igiti gitewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ababyeyi bawe bagukeneyemo ikinyabupfura, era imbuto igihe cyayo. Amashuri wavunikiye hano tugukeneyemo intsinzi, ugomba kwera imbuto igihe cyayo. Nshuti zanjye, ikintu cya karindwi turagisoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, iki kintu cya karindwi ni naho turimo gusoreza. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, abasomyi ba Bibiliya, igice cya mbere umurongo wa 5. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Amen. Nababwiye ngo umuntu wamaze gukizwa ntakwamiraho ngo ajye ahorana amagambo aryoshye. Nakiriye umwami Yesu ku itariki 30, kandi nari nabonye umusaraba ku itariki ya 4. Imana yampaye indirimbo amena. Rwose umunsi umwe nararyamye ndota abamarayika bakoze 20, ndimo kuzamuka mbacamo, ndimo kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu wamaze gukizwa ntabwo arangazwa n'utuntu tudahwitse, abagomba kudakwamira ahantu hamwe. Bibiliya iravuga ngo iki rero, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Ndashimira Imana ko hari abantu bari hano babatijwe mu mavuna yashize, n'ubu barimo kugaragaza umwete. Hari ababatijwe mu mwaka wari wabanje, ubu ni abayobozi b'itorero. Iyo uvuye kuri Yorodani ufite umwete w'Imana, nta kintu kiba kizaguhagarara imbere. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Mugire umwete wo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Mugire umwete wo guharanira amahoro, kugira ngo mube abantu bagomba guhuza Imana n'abantu. Nshuti zanjye, gira umwete wo kwirwanaho mu buryo bwiza. Ingeso nziza zigomba kongerwa ku kwizera. Bibiliya iravuga ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Ntabwo tugukangurira kuzaza ugendana ibitabo gutya ukangisha abantu isabato. Oya, imirimo yanyu nibayibona bahere ko bamenye data wa hehe wo mu ijuru. Ingeso nziza nazo ntimuziparikeho ngo uhite uvuga ngo ngewe nagaburiye abashonji birahagije. Oya, ingeso nziza muzongereho kumenya. Fata umwanya usome Bibiliya, soma umwuka w'ubuhanuzi, kuko nukwamira hano wabatijwe ntugire ngo wabatijwe ibintu byose ubizi. Oya, icyumweru kimwe ntabwo twize amahame 28 yose iri torero mujemo twizera. Kubw'ibyo rero gerageza wongere ubumenyi. Kumenya nako mukongereho kwirinda. Nimumara kumenya, nimumara gusoma, muzatangira kumenya impamvu utagomba kurya akabenzi, utagomba kunywa ibintu by'amakawa, ibi bintu mwirirwa mimenamo za karigazoke na za kampuca, kubitana n'umukirisitu arimo kunywa tiveri, amaso yarakanuye, harimo kubwira ati yo ntakanywemba numva ntarimo no kureba neza. Ayaya, iyo urenzaho utangira gutozwa uko wambara, ukamenya impamvu nta mukirisitu wambara imyenda migufi, ukamenya ko nta mukirisitu ucomeka inzara. Bibiliya iravuga ngo abagore ba kera bera bakoreshaga kugira umurimbo wa hehe wo mu mutima, kandi uwo murimbo wo mu mutima niwo Imana ireba. Ibyo rero bituma uhinduka umwizera, utazazohora ushwana n'abapasiteri mupfa imyenda, mupfa imisatsi, mupfa inzara. Oya, umenya kwirinda. Mu gihe abandi barimo gutumiza ibyo kurya, hari igihe umwuka w'Imana akubwira ngo wowe nta byo kurya byawe bigize gute, biri aha ngaha. Kwirinda, ntimuparikaho
dufite abakirisitu bageze ku kwirinda barabishobora baparikaho. Njyewe uko ndeba ukusi ndya inyama, ntabwo nywa amazi adatetse, niyiriza ubusa mu cyumweru, ugasanga utwo tuntu twaramutwaye. Satani amuparika ku biryo gusa. Ntabwo duparikaho. Kwirinda mukongereho kwihangana. Umuntu ashobora kuba azi kwirinda, ariko mwagirana akabazo akagufata mu mashati ku isabato akagutera ingumi, imyuni ikava bakakujyana da, yarangiza akavuga ati ni ibintu byari bimfasha. Hari ibintu bijya bimfata nkatikura umuntu. Hoya. Kwirinda, umuntu wabatijwe akongeraho kwihangana. Kandi kwihangana ntuparikaho. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Ugomba gukunda abantu mwabatizanyijwe, ukamenya ko umwe naseba nawe uzaba usebye, ariko itorero muri rusange namwe ntago muri abo kurebaguza aba bantu, ahubwo mubasabire. Kubw'ibyo rero kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Gukunda bene data mukongereho urukundo. Dusohotse mu mbibi z'idini, tugiye gukunda n'abo tudahuje imyizerere. Abisilamu, abagatulika, abapenikoti, noneho harimo n'abandi batagira n'idini. Tugomba nabo kwitoza kubakunda. Umuntu waparitse ku kwirinda, ibi arimo arabigeraho. Reka da, n'umuheza nguni w'umurakare ashobora no kugutikura ingumi, ariko akavuga ati njyewe ntabwo ndya ingurube, njyewe haramu. Reka. Nababwiye ngo umuntu w'Imana ntakwamiraho, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bikaba byinshi muri mwe, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo bintu byo hejuru aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa ko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa kwanyu no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Amen. Ndasoresha isomo twasomye, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino, igice cya mbere umurongo wa 10. Uyu munsi dufite gahunda nyinshi kandi iminota dukoresheje irahagije. Bibiliya iravuga ngo iki? Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino, igice cya mbere umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo iki? Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Amena. Nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kugira gute? Kuturokora. Kubw'ibyo kuva uyu munsi ndabifuriza kuba abantu bakizwa mu bihe bitatu. Twarakijijwe, n'ubu Imana iracyagira gute? Iracyadukiza, kandi ntidutewe ubwoba n'ahazaza nubwo abantu barimo kubona tuzahita tubivamo. Twizeye yuko Imana izakomeza kudukiza. Ngiki cyifuzo cyanjye mbifuriza mu izina rya Yesu. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Ndifuza ko tuvugira hamwe twese isabato nziza kandi umunsi w'umunezero. Kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Twarakishijwe kugira ngo n'abandi bakizwe. Murakoze cyane. Munyemerere mfata uno mwanya kugira ngo nshimire umwigisha wacu tugejejeho ikibwirizwa cyacu cy'uyu munsi. Imana imuha umugisha. Ndagira ngo ndebe ibiganza byamusabira umugisha ku Mana. Yego, Imana iduhana umugisha. Gahunda zirimo ziragana ku musozo, gusa
nk'umuyobozi wa gahunda ntabwo nava hano ntakiriye umuyobozi w'ikigo cyacu directeur, ndagira ngo musabe agejura dusuhuze tumwakire mu izina rya Yesu. Tumwakire ngo iki? Turamwakire mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha. Amen. Nanone kandi mbere yuko tuza guha umukuru w'itorero mukuru umwanya kugira ngo aze kudutangariza izindi gahunda uko ziri bugende zikurikirana, ndagira ngo nsaba abanyeshuri bose, ni ukuvuga abasigaye abo twatangiranye gahunda ya mbere batagiye mu mubatizo, kugira ngo bamfashe twakire bene data bavutse uno munsi. Tubakiriye ngo iki? Turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka ndarike rero abayobozi b'indirimbo kugira badufashe mu ndirimbo twatangije ya 62 twese duhagaze. twese duhagaze nabo hejuru. Yesu ndagukunze rwose ndakwihaye, ingeso mbi zose nzanze uko zingana, ni wowe mukiza wanjye mwiza nk'uyoboke, ntabwo nigeze kugukunda nk'ubungubu, ndagukunze kuko wabanje kunkunda, waranyiguriye unkiriza Karuvali, ngukundiye ikamba ry'amahwa wambikiwe, ntabwo nigeze kugukunda ubungubu, mbere y'ubungukunda nzageza gupfa, nzajya gusingiza iteka nkihumeka, naho urupfu ruzanyegurira nzavuga nti ntabwo nigeze kugukunda ubungubu, ubwo nzagera aho waduteguriye, nzajya mpaguhamiriza iteka, nzaguhimbaza namba ikamba ritunganye, ntabwo nigeze kugukunda ubungubu. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro.
twongeye kunezezwa nuko uri Imana ifite amaboko, kuko warwanye natwe utsinda imitima yacu. Uri Imana ifite impuhwe kuko twazibonye. Uri Imana yakoresheje ibirenge byawe uza kudushaka mu ntege nke. Uri Imana ifite umugongo kuko waraduhetse kandi twiringira kuzakomeza kuduheka. Uri Imana ifite imigambi myiza kuri twe kuko n'ubu dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Reka rero ubwo uri Imana ifite byinshi tutabasha kurondora, ngwino winjire mu buzima bwacu kugira ngo ubwo uri mwiza natwe duhinduke beza. Ngwino utwigishe kuvuga, twigishe kugenda, twigishe gukora, twigishe gufata imyanzuro, kandi utwigishe kukuvuga kuko izina ryawe ni iryera. Gahunda yaberaga hano Mwami Uwiteka yahesheje icyubahiro izina ryawe, kandi umwuka wera atsinze imitima yacu. Buri mwana wese urimo kukwiyegurira mu mutima, buri muntu mukuru urimo kukugambirira yuko bitagenze neza, iminsi yo kujijwa irangirane n'uyu munsi, dutangire iminsi yo kugendana nawe. Tubisabye twizeye ko tubiherewe ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, amen. Yubitswe n'ibyaha dukomezwa n'amahoro ya Yesu, amen. Sabato nziza nanone kandi umunsi w'umunezero. Nanone munyemerere mfata uno mwanya kugira ngo nakire undi mushyitsi w'ingenzi ntari nakiriye muri gahunda zabanje ubwo twakiraga abashyitsi. Dean of Studies wa groupe scolaire cyangwa se Prefet des études. Ndagira musabe ahaguruka dusuhuze tumwakire. Tumwakiriye ngo iki? Turamwakiriye mu izina rya Yesu, Imana imumugisha, amen. Gahunda rero yo kuramya igeze ku musozo. Ndagira ngo ndarike Elda animateri kugira ngo atugezeho izindi gahunda zigiye gukurikira. Mukomeze kugira isabato nziza.